Rubanda nyamwinshi biganjemo urubyiruko baturutse hirya no hino mu gihugu bateraniye mu karere ka Rubavu, bakaba ari mu mahugurwa y'iminsi irenga 3 yateguwe na Vision Jeunesse ndetse na Unity Memory Rwanda. Ingingo nyamukuru y'aya mahugurwa hakaba harimo ko abagamije guhorandura ndetse no kwamagana imvugo z'ibiburwango ziganje mu rubyiruko. Mu myaka myinshi ishize cyane cyane mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira amagingo yangaya aho u Rwanda rumaze kugera ku rwego rushimishije mu kwiyubaka ndetse no kubaka ubumwe n'ubwiyunge ndetse udasize n'iterambere, hagiye hagaragara mu bihe bitandukanye imvugo z'ibiburwango mu baturage cyane cyane kandi ziturutse ku rubyiruko. Ubwo bikabyumvikana neza ko bamwe muri urwo rubyiruko kenshi na kenshi butazana Jenoside cyangwa se Jenoside yabaye batari banavuka cyangwa se abandi bakiri batoya, birumvikana neza ko bagiye babibwirwa n'abakuru cyane cyane, ariko ababyeyi babo cyangwa se abo mu miryango yabo bahafi. No mu bintu byanagize ingaruka mbi cyane ku rubyiruko rutandukanye, kubera yuko byanagize ingaruka ku gihugu ahanini biturutse imvugo z'ibiburwango ziganjemo n'ubundi amacakubiri ndetse n'ivangura. Bikaba biri no mu bintu byanagize ingaruka cyane ku baturage cyane cyane biganjemo urubyiruko, kubera yuko abafatwaga babihanirwaga n'amategeko ndetse inzego zikabahana zihanukiriye. Bikaba biri no mu bintu byanatumaga n'ubundi iterambere ryabo ridindira, kuko nta kuntu waba uri muri gereza ngo uzatere imbere, ahubwo usanga nyine abo wasize imuhira baragusize kera cyane, bikaba ngombwa ko utangira ubuzima bundi bushya. Mu gihe u Rwanda ruri mu nkubiri yo guhangana n'abapfobya Jenoside ndetse n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, biri no mu mpamvu zanatumye leta y'u Rwanda yifashisha urubyiruko mu ngeri zitandukanye kugira ngo bafatanyirize hamwe barwanye ikibi cyose cyane cyane imvugo z'ibiburwango ziganjemo amacakubiri, n'ubundi binashingiye ku myanzuro leta y'u Rwanda yagiye ifata mu bihe bitandukanye, aho n'ubundi byagiye binagaragara neza ko urubyiruko hirya no hino aribo rwifashishwa mu kubiburwango ndetse no kuvuga amacakubiri ndetse n'ivangura. Ubwo leta y'u Rwanda nayo igafata ingamba zo kwifashisha urubyiruko rwayo mu guhangana n'ibyo byose, kubera yuko byagaragaye neza ko urubyiruko rushyize hamwe ari imbaraga zikomeye cyane zishobora kugira kure kandi zigakora ibikomeye. Biri no mu mpamvu zanatumye leta y'u Rwanda n'ubundi ishyira imbaraga mu gushishikariza neza gukangurira urubyiruko kwirinda imvugo mbi z'ibiburwango ndetse n'amacakubiri yewe udasize n'ivangura. Bikaba biri no mu bintu byanatanze umusaruro mwiza amagingo aya ngaya, kubera yuko imvugo z'ibiburwango cyane cyane ziganjemo ingengabitekerezo ya Jenoside zikunze kugaragara mu bihe byo kwibuka cyangwa se mu bihe by'icyunamo buri mwaka. Gusa uyu munsi nanone bigenda bigabanya ubukana ukurikije mu bihe byashize uko byari bimeze. Leta y'u Rwanda kandi igamije n'ubundi guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kunga rubanda nyamwinshi, abaturage bakaba bamwe ndetse bagasangira bagahahirana yewe bagasabana bagashyingirana. Bikaba biri mu ntego z'u Rwanda ndetse bikaba byaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Nshuti bakunzi, mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni Taifa Rwanda, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, hanyuma inkuru yose dushyizeho ikugerereho ku gihe. Taifa Rwanda, isoko y'amakuru yacukumbuye kandi agezweho. Nitwa Elisa Taifa, Imana ibarinde.